amen. Ubwo twahafunguraga iryo jambo ryakomeje kuzamo, ubwo nategura gutuma n'iryo jambo ryakomeje kuzamo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza umugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitira izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru babarire igicumuro cyabo, bari igicumuro cyabo bakize igihugu. Amen. Inzu yabavunye, inzu mwakoze ubutunzi bwanyu, nibucira Imana bugufi mugasenga, n'ibibazo igihugu cyaba kirimo hano bizakira. Amen. N'ibibazo by'abantu byose bazaba bafite bazahabwa igisubizo. Amen. Uhereye none amaso yanjye azajya areba, amatwi yanjye azajya yumva gusenga tuzasengerwa aha hantu, kuko ubu ntoranyije iyi nzu. Amen. Kuko ubu ntoranyije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye riyiberemo iteka ryose, n'amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Amen. Iyi nzu mwayubatse nk'umuniga, mwakoze ibyo mwakoze byose, ariko ari amaso y'Imana, ari umutima wayo uzahoraho iyi nzu. Amen. Rero birasaba ko faze ya mbere yo kubaka irarangiye, hasigaye yo kubaka mu mitima yacu. Amen. Imana izakomeza kubana hano namwe, kandi izakomeza kubana namwe, nuko ibisubizo bya kino gihugu, ibisubizo by'isi, ibisubizo by'abantu n'ibindi byose, ariko birasaba ko tuzaza abantu bagorana bakazajya basenga Imana yabo. Yoweri baradusomeye, Yoweri igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa 16, niho tugiye kubwiriza uyu munsi. Yoweri ni umuhanuzi Imana yahamagaye, imuhamagara mu gihe mu by'ukuri hari ku ngoma y'umwami Yosuwa, nubwo imyaka itagaragara neza, ariko muri kwa kumuhamagara yamuhamagaye kubera impamvu kugira ngo ajye kuvuga ubutumwa bwayo. Ku ngoma ya Yosuwa mu mizo ya mbere byari byiza cyane, imyaka irera, baroroka, ibizabiba byinshi, ubu amahoro araboneka, ibintu byose bigendera byiza. Ariko byaterwaga n'umuhanuzi Yehoyada wari uhari, wakundaga Imana, agakomeza gukunda igihugu cye, agakomeza gukunda abantu bacyo, nuko kunkara umutambyi, akomeza gukora umurimo w'Imana, nuko Imana irabishimira, irangije umugisha yuba mu gihugu cyose, umugisha aragenda baramwakira. Ariko uwo nyuma y'igihe gitoya aza kwitaba Imana. Amaze kwitaba Imana akwitiraho ikintu cyo kwirara. Bamaze kwirara, icyo gihe baratangiye, abari abakozi b'Imana, abari abatambyi, bagira icyo bita nimero kuragisa, bakibemera ibintu byose bisanzwe. Bimaze kuba ibisanzwe, icyakurikiyeho ubwo ibyari bihumanye barabihumanyura, umuntu wese atangira gukora ibyo yishakiye. Ubwo abakozi ba Bayali babona ko kabuyo kari gahari, nabo barazamuka rero igihugu bacyuzamo imivumo ya Bayali, nuko ibintu byose bitangira kudogera,
nuko barangije ibyari umugisha bibahinduka nuko Imana yongera ituma kuri Yoweri barasomye igice cya Yoweri igice cya kabiri amaze muri uko bamaze kubibona Imana imaze kubibona ihagurutsa umuhanuzi wayo Yoweri. Dore ko tujya mu gice cya kabiri nagira ngo mbasomere gato mu gice cya mbere n'agahinda yari afite ko kubona bene wabo babanaga n'Imana, Imana ikabafungisha bakabana umugisha hagati yabo, baratangira ukuntu batangiye kugenda ibyaha bikaba aribyo bibayobora. Ese ubu iyo witegereje muri ino zone yanyu, ukitegereza mu rugo iwawe, ukitegereza no mu mutima wawe, aho nguho uyobowe n'iki? Ibyo byaha byabatandukanije n'Imana. Nuko mu gice cya mbere umurongo wa 4 n'agahinda kenshi babwira ngo ibyashika, ababwira kubera kwitandukanya n'Imana no kwimika icyaha biramubabaza cyane, abereka ingaruka bagiye bagira. Ku murongo wa 4 mu gice cya mbere cy'umuhanuzi Yoweri, ibyashikajwe n'uburima byariwe n'inzige, kandi ibyashikajwe n'inzige byariwe na kabungu, n'ibyashikajwe na kabungu byariwe n'ubusugi. Ibi byose ni Imana yagendaga ikora kubera ingaruka z'icyaha abantu bari barindutse kugira ngo bakunde bayigarure ikoresheje izindi mbaraga nyinshi. Arongera avuga ati n'urukundo rwinshi, nimukanguke mwabasinzire murire, namwe banywa inzoga mucure mu murongo murire vino iryoshye, kuko muyiciweho mu kanwa kayo, kuko ubwoko bukomeye kandi butabarika buteye igihugu cyanjye, amenyo yabwo n'imikaka y'intare, kandi bufite ibishimo by'intare y'imfizi. Kubwo kwimura Imana, kubwo kutacira bugufi Imana bagenda bereka ingaruka bagiye bahura nabyo kera n'abakurambere babo. Nuko n'umutima mwiza mu gice cya kabiri ati noneho nimuvugirize impundu, nimuvugirize impanda i Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu hose bahinda umushyitsi umunsi w'Uwiteka uje ugeze hano. Amen. Uyu munsi ni umunsi wa nyuma w'iminsi yo kwerekanwa dukurikije gahunda y'itorero, kugira ngo hazakwigiraho gusiga ivu hagati mu cyumweru, ariko noneho dutangire iminsi yo kwiyiriza kubera ko icyumweru kitaha. Amen. Tuzafata iminsi 10. Bene data, iyo witegereje umutima wawe wongere kundebana gusa, rebana n'umutima wawe, ntiwongere kureba abicaye imbere, ntiwongere kureba abana barimo gukina cyangwa ikindi, rebana n'umutima wawe. Yagiye abereka ibibazo bishobora kuvuka kubera ishyaka afite ry'igihugu cyabo cya bene wabo. Abayuda ukuntu bakomeza ibyago bashobora kubagira igihe bazaba bimuye Imana. Uyu munsi mbese we nta kantu ubona ko kuyimura afite. Ese hano muri Ruhango ko twubatse urusengero rwiza, aho nta bindi bihesha bigaragaza ibintu byo kwira, abantu bakaba baretse iby'Imana bakimika ibyabo, bakaba bagiye kuzateza ikibazo bitewe ko n'Imana itazaguhomba ahubwo yaguhomba. Imana rero ikwereka umutima wawe, ikwereke korari yawe, ikwereke itorero shingiro ryawe, ikwereke abaturage bawe, nuko uraza kubona icyo Imana igusaba. Isoza amaze kubereka ibibazo bazagira, inama yabagiriye, nawe umutima inama Imana ikubwira mu mutima wawe. Uwiteka aravuga ati ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu,
amen. Ariko n'ubu nimugire gute mugarukire n'imitima yanyu yose mwiyirize ubusa murebe mu buroho. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninde aka kantu mukumve cyane? Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha? Mubona uko mutura Uwiteka Imana yanyu amatura y'ifu n'ay'imigabo. Amen. Uyu munsi, uyu mwanya nagira ngo usabe, nimba hari icyo Imana yakubwira, uyu munsi uhindukire Imana yacu. Amen. Nitumara guhindukira Imana yacu, twitandukanye n'icyaha, twe gusubiza Yesu kw'icyaha, kuko Imana yamugize icyaha yamukiranutse, kugira ngo dukunde tube abakiranutse. Amen. Urwego twagapfuye yemera kurupfa ku bwacu. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu minsi yo kwiyiriza ubusa. Uyu munsi twumvise ubutumwa bwiza bw'uyu munsi, buri wese akomeze kubiza, akomeze kubiza. Nagira ngo niba ari uko twasengera, ahaguruke musengere, tunatangira urugendo ruhesha Imana. Turaririmba indirimbo ya 85, nuko icyo Imana ikubwira igikore, kandi ukanagikora turasenga kuko igihe cyatujyanye. Reka turirimbe igice cya mbere cyayo, tukaba bishobora aho umwuka aba yabwiye turavuga dusenga. Yanze kurekura nagira ngo musabe uyu munsi ibyo yatagatifuje yongere kuba agaciro gakwiye ko ari bimwe. Nuko apfukame amusabe imbabazi, nuko two twinjiye mu gihe cyo kwiyeza gikomeye uhereye umunsi buri wese ubwiza. Ndasaba buri wese none ndatandukanye imbere, ndasaba kugira ngo mushoboze kuzajya bari kurwara intambara nziza anesha Satani n'ibyo byose, ariko nuko tunabisabira buri wese uriho. Ndasabye rero kugira ngo buri wese umwongere imbaraga, nuko umwuka wera mushoboze mu bwami bwawe bwose bwa Kristo Umwami wacu. Murakoze.